duhaguruke usa umufana wa APR udashobora guhaguruka ubwo n'umufana abenshi kwara abanyeshuri niba ukunda APR ukaba udashobora guhaguruka mu byicaro byawo ubwo ukunda rero ngenda bihindura ndavuga ko abari ari benshi yemereye kubivuga mu gihe ntababona nta bafana wa APR barimo hano ra aho ngaho muhagarara ngo karara rwose aho muri muhaguruka hano baze hano kwanza ibintu birahindutse wongera ugira uti APR FC tupa ibintu birahindutse niba umufana wa APR muhaguruke ngwino usange bagenzi bawe abantu bakuru birumvikana ni bakuru nyine mwareke bicane hanyuma rigani n'abareyo nubwo ari bakeya wabwire baza abareyo nibo nibaze hano nibaza hanga abafana bareyo muze hano niyo mwaba muri 15 muze abafana bareyo hanga abantu abajene tujye tugera ka morale turakomera twicaye niturwara imigongo bizagenda gute nese turabaza ndani mwicaye mutacangamutse abafana bareyo nabo baza ngo bagusanga aho ngaho mucangamuke dushuhe nta yandi makuru ya APR tuvuga batarahagera oya nta yandi makuru ya Rayon twongera kuvuga batarahagera muze urabumva abo ni aba APR FC n'ibintu byose nibyo nashakaga hanyuma okay Ruvuyanga duhana umwanya duhere kuri Rayon mu mwanya bareyo nabinginze mwe muretse twumva bareyo mureke twumve na Rayon ko bahari reka twumva bareyo ariko se abareyo ko baje kuba benshi abareyo ninde ubanima ufite umwuka twagiye siporo yacu burya n'ubu ikipe y'abanyarwanda burya n'ubu turabakunzi bayo burya n'ubu murebe na mubyiza burya n'ubu ayi mama ndaraye abayobozi bayo abafana bose ayo mama naraye wagikona wabusize inkuru cy'imusozi aho ni waba we wari ruvumwa amakipe waribye abasifuzi uragura urashaka amadolari banedaruya yabuze togenda maho barakoze cyane ariko nawe wabusize Rigani ndagukunda urakoze cyane turongera tuguha ijambo Rigani reka twumve APR irajurira guma aho ngaho reka twumve APR murakoze cyane mwese muri intore ariko Lorenzo mugumaho ngaho ndagira ngo mumpere abafana babiri bavuge uburyo babona ama equipe yabo ko yitwaye sezishize nuko bayabona ku isoko ry'igura n'igurisha kuri buri ruhande. APR FC yatwaye ibikombe byose muri mwaka w'imikino utekereza iki ku mwaka tugiye kwinjiramo mu mikino nuko ikomeje kwibaka ku isoko uyu mwaka dugombe dujyane n'ikindi gikombe cya champion ariko kandi tugere mu matsinda turatwara n'igikombe cya Champions League iyo kintu twifuza tubwira ubuyobozi bwacu bukuru buti ibikombe
twanabitwara na junior atwara igikombe cya shampiyona. we aperi utekerezaho iki nawe tubwire. uyu mwaka ikipe yacu n'ubundi isanzwe ikomeye, twongeyemo n'izindi mbaraga, amayirema akomeye. Murabona ko Rayon Sport yo ni akademi kacu, sibyo? Ubwo rero hano mu Rwanda n'ubundi ibikombe byo ni ibyacu. Uyu mwaka n'ikipe dufite ihagaze neza, banaduhinduriye umutoza nk'ikibazo twari dufite, umukino tuzaba dutera uzaba uri ku rwego rwo hejuru. Umwaka utaha amatsinda tuzanayarenga. Iyi ni ikipe bayita kipe ya APRFC, uri kubyumva? Ubwo rero nta mpamvu n'imwe z'uko uyu mwaka tutazitwara neza dukurikije imbaraga turugushyiramo. Rugaju abariyo barajurira. Okay. Rugaju bayobore. Okay. Reka tuganire n'uyu musore, uri umukunzi wa Rayon Sport, amazina yawe witwa nde? Okay, banyita Uweza nije Paul, nkaba nkomoka muri Musasa ariko nkaba ntuye hano Boneza. Okay. Rayon Sport umwaka ushize nta gikombe yatwaye, ariko ngo imihigo ni myinshi uyu mwaka ngo umukeneye gutwara ibikombe. Icyo nakubaza, uko ikipe yawe uri gukurikirana za ndani zayo, urabona ari ikipe iziyubaka ku buryo ishobora kuba yahigika APR atwaye ibikombe bitatu, imaze no kugura abakinnyi bangana kuriya, mwe mutarasinyisha n'umwe? Okay, ejo wahoze ubivugaho uvuga aho amafaranga gakomoka gakubaka ekipe yacu, wumvishe ko wabaze mu mamiliyoni 180. Muri make bivuze ko twe dufite uburyo twubaka ekipe yacu. APR murye muri menge, kuko twebwe tuzabereka ibiri imbere, ibyiza biri imbere. Kubareyo imbere cyane, abareyo ibikombe tuzabitwara, byizere riganiriye, byizere kabisa. Asante. Reka twumve n'undi umwe, reka twumve n'uyu mujene wundi. Bakwita n'amazina yawe? Amazina nitwa Tuyishima Aphrodis, nkaba akiye Kanombe. Bakwita Kanombe. Kanombe se umwakinaga muri Rayon? Neza rwose. Wakunze Rayon kera rero. Nese ufite imyaka ingahe? Chobarara. Chobarara nawe uramuzi mu matsinda? Ndo mu matsinda kabisa, nabara bajiro rumwengo ba Kalebu, bara bose. Warayirebaga se wabaga uyikurikira? Bagara mu matsinda hari adukubita Azamu. Nari mari kabisa. Mukubita za Yanga. Na za Yanga. Nese wamenye ko Yanga igiye kuza mu Rwanda gukina na Rayon? Kuri nuza kuri Rayon Day. Kandi hari n'abakinnyi babiri numvishe uvuga yuko bagiye kudutiza. Icyo nkubaza rero, numvishe ukunze Rayon imyaka itari mike. Rayon Sport yawe ko hari abantu bavuga ngo retwara igikombe kimwe ngo hagacamo imyaka 5, ngo igatwara kimwe ngo hagacamo imyaka 3, ntabwo ufite ubwoba ko uzarambirwa ukavuga ati sha byaranze iyi APR itwara bitatu ngatwara kimwe, reka mbivemo nigere kuri APR? Ubu ntiwahindura ikipe? Ntabwo nahindura ikipe, rigari ndakubwiza ukuri njyewe. Niyo wajya gukina umuvandimwe wabivuze neza, niyo yamanuka hasi handi hanyuma mu cyiciro cya kabiri, nzayifona nzayigwa inyuma njyewe. Mbwira nk'ibintu nk'ibiri ukundira Rayon kurusha izindi kipe zose, bya bindi bikwa ku mutima uvuga ati ibi byatuma nyigwa inyuma. Ikintu cya mbere njyewe nkundira Rayon Sport, Gasenyi ni ikipe y'abaturage. Amashyi menshi cyane. Kandi nawe uri umuturage nyine. Kandi nanjye ndi umuturage. Wumva ari yawe. Ikindi njye Rayon Sport banatanze akanyenyeri, ngenda gakanda kugira nabyemere rigana. N'ukuri kw'Imana. Uremera mu mafaranga yawe wakoreye ukavuga ati ngende. Oya bari senyisa ngenda yatanga. Oya ni menshi senyisa se. Urumva? Ngende Rubavu match za Rayon njyayo. Urukumva? Ko nkwemeye. Ngiye njyayo kabisa. Aba barabizi. Uyu gada arabizi. Uyu Abudaru tujya duhurirayo mu match. Nirutsanga. Bivuga ngo murera ni ku mutima. Ku mutima njyewe mbaho kandi cyo mwijeje. Nuko uno mwaka nyine ntabwo byagenze neza bitewe n'imvune twagiye duhura nazo nato. Ugasanga nyine rera kimara nzara ira kipe nyine ugasanga yateguye nyine. Kwisemo sambaratika. Ntabajura subisi se. Urumva bariba. Reba ugati mubaze ama match urukumva. Twebwe Begane dusoze. Asante. Barakoze cyane abajene, turakomeza tuidagadure. Turagaruka mu gihe gikwiye rwose, ntabwo tubimye ijambo twari bazaniye, turongera tuganire mu kanya gato cyane, ariko reka mbabwire yuko mu by'ukuri turi kumwe n'abantu benshi cyane, turi kumwe na RDB. Ese waruzi ko
buri sosiyete ifite ibyo igomba kubahiriza nyuma y'uko imaze kwandikwa mu gitabo cy'amasosiyete, kandi ko kubyubahiriza ari ingenzi cyane. Izo rero izo nshingano nizi zikurikira: kubika inyandiko za sosiyete zikurikira mu gihe cy'imyaka 10, kumenyesha umwanditsi mukuru muri RDB impinduka zose zabaye muri sosiyete mu gihe kitarenze iminsi 15, gushyikiriza umwanditsi mukuru ibaruramari rya buri mwaka rya sosiyete, gutanga amakuru yugenewe inyungu ku mugabane. Ubwo rero n'ibindi byinshi cyane, muhamagare 14 15 ubundi ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Hanyuma Minagiri iravuga iti banyarwanda, munyarukire imurikabikorwa ry'ubuhinzi n'ubworozi hano ku Murindi wa Gasabo i Kigali. Iri murikabikorwa rero rya 18 ry'ubuhinzi n'ubworozi ryatangiye ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu, rikazasozwa rero tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu. Gusura ibikorwa rero buri munsi kuva saa moya za mu gitondo kugeza saa moya za nimugoroba. Buno butumwa rero bwa Minagiri, akaba ari uko rero gahunda zifashe. Hanyuma ikindi umuntu yababwira ni muri RNIT Terambere Fund, niba utaratangira rero kwizigamira mu kigega RNIT Terambere Fund, kanda akanyenyeri 589 urwego wiyandikishe utangire wizigamire none, aho ishoramari bagukorera riguhesha inyungu ku bwizigame bwawe. Iyi nyungu rero ingana na 11%. Ushobora no kunyura ku ikoranabuhanga kwiyandikisha no kwizigamira cyangwa kongeraho konte z'abana unyuze kuri wa_shora_RNIT mu magambo y'impine _ranawa, ubundi ibintu bikagenda cyane. Cyangwa ushobora guhamagara 58 akaruko gahunda zifashe. Turacyaganira rero ndimo kubabwira match izabera ku Murindi. Kuri icyo gikorwa ikipe y'ingabo cyateguwe na fan base y'ikipe y'ingabo z'igihugu APR, cyangwa se abafana abakunzi b'ikipe ya Nyamukandagira nibo bagiteguye. Hanyuma batumira abantu bose harimo n'abayobozi